magarara gukora nkuri byanjye ngenzira guharara uvuga ubusa ubundi ngiye mpita mukaraba iyo ninjiye beat niga simba nkiri fani uvuga make kuko nunzi ngiye nitwa makari ndanyerera nge sinona ndi nyamanza mutamukari niga mbere yuko mbanza twavuye kure ducana amatabaza twe nituva hano duturuka hazaza ni dutama ibindi twe dukayaza iyo nzanyeho shinge mpita nkubabaza ntacyo wambwira kandi mbona ufite za icyo wakora cyose reka simagara gukora nkuri byanjye ngenzira guharara. Yeah, no fear man, pera baddest, Goskiki, kurikira umuvuno quiz. Inka eshanu rero ushobora gukoga. Kandira mwe nyine mba nabyo. Yo, yitwa Kacemuka Gitege, kurikira umuvuno quiz. Mba ndaramo, ndakonje meze nk'inkoko irwaye umuraramo. Umunota umwe, yo! Respect papa. Twongeye kubasuza nkuko mukomeze kudukurikira ikinyamakuru ni cya kindi ni umuvuno TV show nibisanzwe iki ni cya kiganiro cya lifestyle uretse lifestyle ni na cya kiganiro tugiramo ikiganiro cyacu ari cyo umuvuno quiz. Uyu munsi noneho nabatumiye abatumirwa babandi ba mbere ni abahanzi na abastari bakizamuka na abalasta. Noneho reka tugende batwibwira noneho vuba cyane batubwira amazina yabo. Turahera kuri uyu mutipe wambaye imyenda y'imikara kabisa baba bambaye nk'abahanzi atwibwira amazina ye adukubita n'akantu ko kapera ariko tumenya n'ibintu akora noneho twumva ibyari byo gibanyita track nyine to ariko je umuhanzi wa hip hop nabatamo kapera gakenya cyane to sibyo igisi ni gatebe gatoki igisi kugibamo bisaba kwihankana ugakora uhatana nugahemukiye kuko ibyisi bihira bake hari n'abagushuka gusa nabike kugenda aho twese batugiye ku ruhande rwe hari undi mustari kabisa wambaye Fireman pera baddest. Ya ni babahungu twakuze dusyaga inyumu twakoze byinshi sinka peti wuvu twariye byinshi bitagira umunyu muri make laugh niga yari ngumu. Ya ni no Fireman. Okay, bamwumvise urabumva na abarasta na abastari bakora umuziki kabisa wa hip hop. Ese akazina kawe wibagiye kugatubwira nako katubwire tukamenye. Ubundi umuraperi nyine muri culture ya rap bafite amazina nka 3. Irya mbere nyine riri main ni Goskiki. Goskiki ni riri main rijya no ku social media hose. Akaza nibyo bita no Fireman. Nyine rari rigweza inspiration. No Fireman uguri kumva yene nta kintu mba ninya to beat yo duhuje vuba cyane. Niyo bita Lil BIG wari bita Notorious BIG uturuka US. Nyine niwe fatiraho urugero tu. Okay. For sure. Okay, biriko birumvikana ndiko ndagenda mbyumva neza gatanu ku kande. Eske nukubera iki mwahisemo hip hop nk'abahanzi mukavuga ati ikintu tugiye kwinjiramo ni hip hop. Nukubera iki turahera kuri Goskiki atubwire niye mpamvu ishobora kubera tumye winjira muri hip hop. Ya hip hop ngiye yaramamagaye tu yaramamagaye ntabwo nigeze njya kwishaka nyire peti nakuze nyine nkundi muziki iki n'iki byose ako nyine hip hop iraduhamagara tu idusanga ku mihanda ntabwo ari kuvuga nyine ngiki ngo ibintu byo guharara ni umuziki tuba twaratangiye kera tubona batubanjirije ukumva nyine ni injyana ari injyana nyibona ikunzwe tu uvuga ibintu bikurimo. Ya okay. Kuri harya witwa truck igikamyo uri ubwo tuvuge ko ubwo ni wowe uhetse hip hop yose ndayetse ku mugongo kabisa ntabwo nzigera nyisiga ntabwo uzigera uyisiga nukubera iki winjiye mu njyana ya hip hop niye mpamvu yatumye wumva ko ugomba kwinjira muri hip hop cyatumye ninjira hip hop nyine tugiyewe hip hop nayikundiye ku muhanda nahoze ku muhanda kera najya nyine ndumva amagambo bavuga hip hop gatumye nyinjira mu maraso n'ubwo bundi king ubu ngubu uri umwami wayo kabisa. Hari ibibazo ngira noneho njya nibaza akenshi na kenshi ngiye mugiye kunsobanura mu kana ntandukanyiriza sibyo iyo bavuze hip hop umuntu wese ukora hip hop duza twumva ko ari umuntu wishwe n'ibiyobyabwenge tukumva ko ari umuntu mbere yuko akora hip hop nukubanza babyita kwitamo hari nabo nigeze kumva bari kubyita ngo n'utuntu tw'udufyu utuntu tw'udukalica nyine kugira ngo bazamure imirongo. Eske
duhereye nko kuri track iyo ni ukubera iki iyo umuhanzi ashyizemo utwo tuntu aribwo abona imirongo myinshi irodinga kugira ngo ajye kuri mic najya ko iturike byadanje bitewe na twa tuboro. Ese ni ukubera iki tumufasha iki? nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko abantu bose banywa ibiyobyabwenge baririmba hip hop sibyo, nyine tu umuntu uririmba hip hop ntabwo buri wese nyine afite uburyo ateye tu, hari uririmba bitewe n'ibyo abona, hari n'uririmba bitewe mbese n'ibintu azi nyine tu ibyo abona street tu. Udufyu rero udufyu nyine ni twa tuntu baba biharaje ubwira so bizes track ubu national ogwani. None se nkawe iyo ubyumvishe ubitekerezaho iki Ghost Kick? kuvuga ngo umuraperi ngo kuba umuraperi ni ukunywa ibiyobyabwenge iki, ntabwo ari bose. Hari abahari nyine kenshi usanga nko muri Afurika babirebera ku baraperi bo hanze, ugasanga nyine ari kugendera mu kigare abona mu mavidi bakayibiki amawidi n'iki ukabigenderaho, ariko ntabwo ari umuraperi uwo ari we wese. Ushobora no kubona muri vidi z'abanyamerika baba bafite ziraki zasiga nyine zira boro za danje, ukagira nyine ziraba ari fake, ariko nyine usanga hari abajene bo babijyamo by'ikigare. Twebwe tubikora profession, twabijemo nyine nk'ibintu ukora n'ubuzima, umuziki ni ubuzima bro. Niyo mpamvu ngiye rero ntabwo wapfa kumbona ndi kugira ngo muzane imirongo nuko ngo nafata ngiki n'iki n'ibitabi wapi. Okay, twamaze kubona ko mwese muri abaraperi kandi mukaba abaraperi babikora, mukaba muvuga ko mutazanywe no gukinira muri rap sibyo? Chaka mwembi uko muri babiri noneho kugira mutwereke ko muri abahanzi bari international cyangwa se muri abahanzi babizi babikora babizi. Chaka dukore ikintu cyitwa battle. Uko turi babiri noneho dukomane bro, dukomane twumva ati ese ninde ufite songe cyangwa se ninde ufite inganzo iruti yindi. Ese Ghost Kick track wemera ka kurenze muri hip hop? Track ndamwemera byada nyine, urumva twitura abavandimwe tuba muri genge imwe bayita Black Team nyine ubona turangwa na tuno tuboro tw'umukara ku mutima bro. Black Team turabirabura vuba ngaha dufite n'umuvugo bita abirabura ati tumwirabura ukunda ubuzima cyane uzira kwiyahura. mukadute ni ibintu tubabikiye tuzakabatamo vuba. Ni umuvugo ariko nyine wumvwa n'abantu nyine b'abajene, hari imivugo nyine ibishimagiza igihugu n'iki, natwe umuvugo w'abajene ariko nyine umuvugo uryoshye kabisa. Ubu turabasanga nyine kuvuga ngo bato kuba ntabwo twahangana ngo dukabye kuko turabavandimwe ibintu pride wanjye, ako nyine twabatamo tu agasho bigasa nkaho biri real. Okay, mudukome none ako gasho turebe noneho munagira n'akantu mubwira nidusoza nyuma turagira n'akantu tubwira abantu duhite tujya muri umuvuno kwizi. Nitumara kujya mu muvuno kwizi noneho duhite dusoza ikiganiro cyacu. Ngaho mudukome noneho ku kapela mudukubita kuri freestyle nyinshi cyane z'imiriro. Gicuaka comoka gitekerezo tegeze diburisi ubucuye makazi nibwo buzatuma dimburisi cyangwa nyikabe nyihindure trap. Muri trap nizoka ko burikira ubumara butakini kanu abajama nabate ubwoba muri trap ugeba kugefo atazagira dogi mo cyera muri nge hari ikibi kitimo hari byici mutari mwamenye jewe navumbuye byici mutazi murabizi mikida batida jewe nifuje kwibera umukiti at age 24 murabizi gekira umushinya muri keshi nabyimikino abeci mucuti bagira ubukuko umutima wabaye umubiri abajama wabaye babiri murabizi je naita bichaka mushatse kumbwira ubutani nacyo wambwira kandi mbona ufite zagara, icyo wakora cyose reka simagarara, gukora nkuri byanjye ngenzira guharara, uvuga ubusa ubundi ngiye mpita mukaraba. Iyo ninjiye beat niga simba nkiri fani, uvuga make kuko nunzi ngiye nitwa makari, ndanyerera nge sinona ndi nyamanza utamukari niga mbere yuko mbanza. Twavuye kure ducana amatabaza, twe nituva hano duturuka hazaza, ni dutama ibindi twe dukayaza. Iyo nzanyeho shinge mpita nkubabaza, nacyo wambwira kandi mbona ufite za, icyo wakora cyose reka simagara, gukora nkuri byanjye ngenzira guharara, uvuga ubusa ubundi ngiye mpita mukaraba.
je mushaka kunyicagiye kitarageda babonera ubusa bafata nk'igekera mu ruhira ubusa mumfuma kugaheda ndimo ndashaka amahera nk'ibarizwe muhira umuvuno gukira nk'abambarana ikamba ry'umwami wa hip hop nyarwanda siteze kuzima mu gihe nkiri muzima cyangwa nari muzima ndashimira rudema yandinze kuva kera kugeza no yakenge ndacyari muzima ndahumeka uw'abazima nuko bavugana ndazimye sinari naka abenshi muri bo bazikunze akazimya kubita kabuno down maze wige ayacu yaradangiza bushona pa respect papa ewane ndi kubona muri abantu mufite inganzo nyinshi kandi iteye ubwoba bro nimukomeza gutyo muzazamuka mugere kure eske ku bantu babakurikira cyangwa se ku bantu bashobora kuba bifuza kuba abafans banyu cyangwa bashobora kubatera ingabo mu bitugu bashobora kubakurikirana hehe cyangwa se bashobora kubakurikirana gute ese ibyo bintu byanyu bijyanye na hip hop mubikorera hehe kuri njye ku giti cyanjye nk'amazina uko nabibwiye ni Goskiki urubuga rwose ndubaho YouTube Spotify Audiomack hose noneho akaba n'ikintu nyine Black Team nkuko nabibabwiye nyine turi benshi kandi dukorerwamo ibintu byinshi imiziki y'ubwoko bwose ntabwo tuma ngo turabaraperi no kuririmba ngiye naririmba no kuririmba naririmba bira byo gogoza nabyo turabikora barimo urumva nyine hari na channel bita Black Team Music no abari imiziki tugiye duhuriyemo hari n'abandi bajya bita Bashem Push n'abandi benshi niho wadusanga imbuga zose nyine Black Team nkanjye ni Goskiki bamari hose nanjye bayita off track nkuko natangiye mbibabwira ariko nyine to nanjye ungeneye ku giti cyanjye tuwansanga kuri YouTube channel off track cyangwa se kuri TikTok naho ni off track wakenera ibindi bihangano byacu nka game ugenda ukasearchinga Black Team ukabibona ukadukurikira kandi tuzabahereza ibintu byiza cyane turabizi neza cyane. Okay, noneho turi kugira akantu ko gusezera abakunzi bacu badukurikira aho baba bari hirya no hino. Tugeze muri cya gihe twita umuvuno kwizi. Umuvuno kwizi ni gihe tubakubita ibibazo bitatu byonyine wagisubiza neza bakaguha impano. Impano nk'umuvuno TV cyangwa se umuvuno kwizi tugahita tugukubita impano kabisa bitewe n'ukuntu wabisubije. Ikibazo cya mbere kuri Goskiki. Ariko mbere yuko mbikubaza kambanze ngubaza akantu gato hita ukansubiza. Ghost bisobanuye iki? Ghost. Ubwo nyine muri rusange ni umuzimu. Kiki? Umuzimu. Kiki nyine nabwo ati kiki biva ku ijambo kill. Ubwo ndi umuzimu wica. Nyine nica abantu bica rap. Nica abantu bica rap. Nicyo bita nyine ndi umuzimu muri rap. Upfa kumbona banihuta n'uwica rap nyine we turahuza nkaza nkamukosora. Tugeze muri cya gihe cyitwa umuvuno kwizi. Umuvuno kwizi. Ese izina ubwo turajya dusubiza mu masegonda 15 yonyine. Amasegonda 15 turaba turi kukubarira. Izina Goskiki rigizwe n'ingombajwi zingahe? Ngombajwi ebyiri. Okay, ngaho ugiye kuzitubwira. Iya mbere G H O S T K I K I. Wacishe urakoze cyane. Sawa, icyo ni icya mbere. Icya kabiri funga igipfunsi gutya uri kubireba. Icyo gipfunsi wafunze ubugari bungana utyo gutyo nk'icyo gipfunsi cyawe ugarya abantu bangana iki? Ubugari bungana gutya. Yego. Ugarya abantu bangana iki? Yego. Bwanyabwo nyine ubugari bwo kurya bro. Bungana gutya. Yego. Umuntu umwe. Urakoze cyane. Yego. Ikibazo cya nyuma dusorezaho. Ijambo subscribe twumvise ko ukoresha imbuga nkoranyambaga. Subscribe urarizi neza sana. Ritubwire uburyo ryandikwa ubwo urari explaining. Tubwire. S
UBSCLIBE. Okay, sawa, urakoze cyane kabisa. Biri kugaragara ko uri umuntu ushobora kuba usobanutse. Track, uri tayari mu muvuno quiz? Uri tayari gugukana impano y'umuvuno quiz? Moneza. Okay. Aka kanya tuvuga ari inkoko, sibyo? Niki icyavutse mbere niki? Cyavutse mbere ukumva niki oya icyavutse mbere cyavutse mbere gusa cyavutse nta kimwe kuko nosi kuki igibara rituragari cyavutse mbere ndabona. Okay, sawa, urakoze. Amasegonda yarangiye urakoze cyane. Oya, urakoze cyane kuko amasegonda yarangiye. Ikibazo cya kabiri kuri tracker. Umwana, sibyo? Araje yicaye aha ngaha, ateye amabuye aragenda. Arayateruye. Ateye amabuye aragenda. Ubwo icyagiye ni iki hagati y'uwo mwana n'amabuye? Umwana wagiye kuko yateye amabuye aragenda. we yafashe amabuye arayatera, sibyo? Amaze kuyatera arangije we aragenda. Ndakubwiye ngo yateye amabuye aragenda. Yateye amabuye aragenda cyangwa yateye amabuye nyine. Okay, sawa, urakoze. Amasegonda yarangiye. Ubwo ibibazo bibiri byose umaze kubitsinda. Reka twongere icyanyuma cyoroshye. Hip hop ni hip hop, siko bavugara? Hip hop igizwe n'inyuguti zingahe? Inyuguti ebyiri. Zimbwire. I na O. Okay, urakoze cyane, Imana igumugisha. Murakoze rero mwebwe mukomeza gukurikira Umuvuno TV show. Iki ni cya kiganiro ni lifestyle gikurikiranwaho n'umuvuno quiz. Ibyo ni ibiganiro mukomeza gutegurirwa n'umuhungu wanyu ni Munezero Fred nk'ibisanzwe, ku bifatanyabikorwa arya bavuga ku bafatanyabikorwa nka New Talent Group present. Okay, ikiganiro cyo nakagaruka turi kumwe. Ciao, I love you.